ngiye kukwereka inzira cyangwa uburyo 10 wakoresha ugakora ugasiga ahashize ukabaho neza mu gihe urimo kandi ukarema ejo hazaza heza. Muri make ni uburyo ushobora gukoresha ukivugurura ukagera kuri byinshi muri ubu buzima kandi ukagera ku ntsinzi yawe. Zirikana ko buryo ubuzima tubamo bugoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba muyobera akazi. Ushunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Niba hari ikintu kibaho wakorera ubuzima bwawe, niba wifuza gukura ukava mu bikorwa by'abana mbese ukaba umuntu w'umugabo cyangwa umugore uhamye, ubuzima bwawe bushyireho intego cyangwa se bushyiremo intego kandi wirinde kwirukanka cyangwa se kugirukansa imyaka yose ufite. Nicyo gihe ngo urekere kujya utakaza umwanya wawe mu bintu bitaguteza imbere, haba mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'ubuzima bwawe bwiza wifuza kugeraho. Nicyo gihe ngo wimenye ubwawe ndetse naho ushaka kugera. Imbaraga zawe zishore mu gukora ku ntego zawe kandi ntukumve hari igitutu kikuriho nta mpamvu yo kubyirukansa. Hama hamwe urumve uko bimera gutsindwa. Tangira wige kwikorera buri kimwe. Gukora bisaba kwimenya. Reka nkwereke aka kantu. Ushobora kuba warakuze ushingira imibereho yawe ku babyeyi bawe, abo muvukana cyangwa se inshuti n'imiryango. Byanashoboka ko batanagushize hasi ngo bagutenguhe, byose byagenze neza. Ariko hari ikintu ugomba kubika mu mutwe. Nta muntu uzakubera iteka. N'ababyeyi bacu bigeraho bakadusiga. Buri wese agira intambara arwana nazo. Ugomba kwiga ngo bazirwana gute byonyine. Rero ibi bizakugira wa muntu w'imbaraga zikomeye kandi ujye uhora witeguye ibibazo bikomeye byakugeraho. Iga kwishyira ku murongo cyangwa se kwikontorora. Kugira ukure umuntu umugabo uzagera kuri byinshi bisaba kwigenzura kuri buri kimwe. Iga kugenzura ibyiyumviro byawe, iga kugenzura ibikorwa byawe n'imijinya. Tangira wige kureba ahazaza ndetse no kumenya kureba kure ku buryo ubona ikizava mu bintu, mbese ukabona iherezo rya buri kimwe mbere y'uko ritangira kukugeraho. Ntukigire na rimwe ureka ibyiyumviro byawe birenga cyangwa se birusha imbaraga ubuhanga bwawe n'ubusesenguzi. Kwiyakira nacyo ni ikintu wakabaye kuba wibitseho uyu munsi. Zirikana ko utabasha kugenzura cyangwa se utabasha kugenzura buri kimwe kikugeraho muri ubu buzima. Oya, unabitekereza wawe bibeshya. Gupfusha umuntu, kurekwa n'umukunzi cyangwa inshuti, ndetse no gutsindwa cyangwa se kutagira ku bintu runaka n'ibindi nk'ibyo, ntabwo buri gihe biba bisobanuye kumva byakurangiriyeho ngo wiyahure. Iga kandi wige kujya ubireka ugakomeza. Intambwe ya mbere yakugeza kuri ibi ni ukwiyakira cyangwa se kwiga kwakira ibintu kandi vuba. Niba ukiri kunyumva, iga neza cyangwa se tangira wige kunyurwa kandi urekere kwiganyira wihereza impamvu yo kuba hari ibintu utakora cyangwa se udakora. Imwe mu mpamvu ikomeye yo kuba abantu benshi batishimiye uyu munsi tuvuga ko ari ukuba tutanyurwa. Agaciro ibyo ufite, ibyo wagezeho kandi ukorere ibyo udafite. Kwiganyira nta kintu birema uretse kutudindiza. Uru ni urubuga rugira abantu inama ku buntu. Kubera icyo wajya kugisha inama abo wita inshuti, rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikashyira hanze. Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera ni urubuga rugira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Bagana uyu munsi. Hasi kuri iyi video muri comment n'abashyiriho uburyo wagera kuri urwo rubuga. Reka dukomeze ikiganiro cyacu ni agatabo. Ibintu ugiye kwitoza gukora uyu munsi niba ushaka gukura ugatera imbere. Ibyo turi kuvugaho. Ndekera uyu munsi kuba umunyeshyari. Ngiki kindi kintu kigaragaza umuntu mukuru ufite ibitekerezo bizima. Ubona ibyishimo cyangwa se ishimire kuba hari abandi bageze ku ntsinzi. Intsinzi y'abandi ntikakubera impamvu yo kujigiranwa. Rekera aho ngaho. Nta muntu mukuru ugira ibitekerezo nk'iyo ngiyo cyangwa se umuntu mukuru ufite ibitekerezo bizima ntabwo aba agomba kugira imitekerereze nk'iyo ngiyo. Zirikana ko imigisha y'abandi idakumira iyawe. Ukore uzagera kuri buri kimwe ushaka kugeraho. Ndi kukubwira inzira wakoresha ukaba mukuru mu mutwe. Iremamo ibitekerezo bizima kandi gushyigikira, urekere ibitekerezo bigusubiza inyuma. Kumva ko hari ibyo utabasha gukora.
irinde kandi guhera uyu munsi ntuzongere gutuma hari ibitekerezo wagira bigusubiza inyuma mu byo ushaka kugeraho. Niba hari ikintu utasiga ushaka gukura ugatera imbere, ni ukwigirira ndetse no kwiremamo icyizere. Ngicyo kintu kigaragaza abantu bakuru. Bizera ko hari ibyo bazageraho kandi bagakora buri kimwe ngo babigereho. Bitandukanye n'abana bashingira buri kimwe baba baruta n'ababyeyi babo. Kwikunda ndetse no kwiyakira uwo uri we iri mu ntambwe ya mbere ku muntu ushaka kubaka cyangwa se kwiremamo icyizere indani muri we. Bavuga ko uba ugomba kurenga imipaka wishyiriyeho, nyuma ntabwo umenya aho cyangwa se igihe kwigirira icyizere byakuziyemo. Be open minded ni ikindi kintu wiba umufungamutwe. Muri make, kwemera kunengwa ndetse n'ibitekerezo abandi bantu baguha ni ikintu kigufasha gutera imbere kandi ukigira ku makosa tudasize no kumenya no kwemera ko wakosheje, ugaheraho wivugurura. Ngibi ibyo twita gukura ubundi. Abantu bameze gutya bakunda kugera ku ntsinzi muri ubu buzima. Ikintu cya nyuma ngiye gusorezaho ni ukuba umugira neza, umuntu ugira neza. Be kind. Isi n'ubuzima biragoye, gusa ku munota uzatangira kugira ineza abandi nibwo uzumva ko ari ibintu byiza umuntu wese yakora ahubwo cyangwa se yagakoze. Twerekane urukundo kandi natwe tutisize, twikorere kandi twigirire ineza. Ikindi kiganiro agatabo, reba munsi y'video ukanda ahantu handitse subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa bw'uko dushyizeho video nshyashya. Nitwa Mugisha, tuzahora ubutaha.